wa mukwe muhire we tugutegerezanye n'amatsiko menshi cyane kandi ni ngombwa tubitse amabanga menshi cyane mu by'ukuri ntabwo tuzi igihe uzozira icyakora Yesu nuza tuzasa nawe mukwe muhire we tugutegerezanyije amatsiko menshi ngombwa tubitse amabanga menshi mu by'ukuri ntabwo tuzi igihe tuzasa nawe twebwe ukiriho dufite ibyo byiringiro bizeye barabifite twambare neza dusanganire nuko araje Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri gahunda nziza Korali Jehova Jire bateguye kugira ngo batugezeho indirimbo ndetse banaduteguriye ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Mwese rero muza kurikira iri jambo ry'Imana haba muri uyu mwanya ndetse n'abazaza nyuma turabiyegereje kandi tubasabiye umugisha w'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 22. Turasoma n'umurongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Maze abwira abagaragu be ati ubukwe bwiteguwe ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa abo muri bubone bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira batoranya abo babonye bose ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe.
aramubaza ati mugenzi wanjye ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Bene data, nagira ngo tuganirire ijambo. Mfite intego yo kubabwira ngo umukwe araje, twitegure, twambare neza, tumusanganire. Haleluya. Mwabyumvise no mu ndirimbo ko batubwiye ko umukwe aje, kandi ibyo ni ibyiringiro dufite. Ibyo byiringiro bifite ubugingo, turashaka nawe kugira ngo bigire ko umukwe aje. Ariko niba aje, umwifato wacu ni uwuhe wo kumwitegura, wo kumusanganira? Muramfasha dutekereze kuri iri jambo ry'uyu muntu. Uyu muntu wagaragaye kuri uyu murongo wa 11. Bibiliya yavuze ngo umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu. Niba yari umugore, niba yari umugabo, niba yari umusore, umukobwa, ntago bivuze, ariko yari umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Abajya batebya baravuga ngo abantu ngo bazatekenika ngo kugeza no mu ijuru, ngo bana bazatekenika ngo kugeza bageze, wageze kumbwira ngo azarigeramo ku ngufu. Uzarigeramo ute utarihannye, utarize Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza, utambaye umwenda w'ubukwe? Ese uzakirwa se? Reka tureberere iri jambo. Urabona yuko ibirori ntibyatangiye umwami nyiri birori atabanje kureba niba binjiye bose ari bo bagombaga kwinjira. Abantu rero binjiye, inzu yuzuye, ubwo ni inzu y'ibirori. Arangije ati ndafungura reception, ndangije kureba. Aragenda rero areba abantu binjiye, abonamo umuntu. Ariko uyu muntu nanjye njya mutekerezaho. Gusa ikintu ngewe nabonye nuko yasuzuguye abagaragu barimo bararika abantu baza mu bukwe, kuko basobanuye ibigomba, ibisabwa, imyenda baranayitanga. Umwambare gutya, mwambare gutya, mwambare gutya. We rero aramva ati ntayo nambara, iyo myenda yanyu ntayo nambara. Agenda nta mwenda w'ubukwe. Yarazi rero yuko bashobora kumwakira, yumva yuko nyine yahageze, aravuga tumuse ko ninjiye haruza kunsohora. Ariko ibintu by'Imana irinde kubizanamo imiseko, irinde kuzanamo ibintu by'akamenyero. Ibintu by'Imana nibimenyerwa. Umwami yaraje aracunga ati ko mbona harimo umuntu utambaye umwenda. Aramwegera aramubaza ati mugenzi wanjye, niki cyatumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Ikigaragaza ko yarabizi kuwambara ahubwo ntawambare. Arahora rwose. Kuki atisobanuye? Niba yarari mukuri, kuki atisobanuye? Niba ataranabizi, kuki atisobanuye? Ahubwo yari yasuzuguye. Ubu bukwe abazabujyamwo, abazabwakirwamo ni abadafite agasuzuguro, ni abatarasuzuguye ijwi ry'Imana, ni abatarasuzuguye icyo Imana ivuga, ni abumviye, ni abemeye kuyoborwa n'Umwuka Wera, ni abemeye gukora icyo Imana isaba, ni abirinze ya majwi y'abadusakuriza. Hari amajwi y'abaduca intege avuga ngo ariko ubundi muzagerayo. Abantu birinze ayo majwi bakavuga ngo tuzagerayo, utujyana aho tujyana arahazi, yadufashe azatugezayo. Niba utaremeye ko gufata, ntabwo uzagerayo. Kambabwira uyu mwenda mutaza kujya gushaka imyenda y'umweru n'imyenda y'amakostime n'amakaruvate n'amabaze n'imyenda ihenze ngo ugira ngo no mwenda w'ubukwe ndi kuvuga. Kankubwire ibintu yari yaje afite bitemererwa abantu bari mu nzu mw'imbere. Murebe ibyahishuwe igice cya 22, umurongo wa 12. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 12 haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Umurongo wa 13 ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. 14
hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. 15 hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ngibi byo yinjiye abeshya, yinjiye ari umusambanyi, ari umurozi, ari umwicanyi. Urumva we aranabeshya ariko aranabikunda akanabikora. None nawe ngo arashaka kwicara ku meza y'umwami nyir'isi n'ijuru yateguye yo guhemba abanesheje. Indirimbo yatubwiye ngo hari ingororano z'abanesheje. Mwibuke iryo jambo. Abantu bajya bumva ngo hari ingororano bagaseka bakishima, ariko abanesheje ntushake ko bivugwa. Hari ingororano z'abihanganye, wowe ukumva izo ngororano birakunejeje ariko kwihangana byarakunaniye. None uzahembwa gute utajya utsinda icyaha ngo ugitsinde ukineshe? Utihangana uzahembwa gute? Abazemererwa kwinjira mu marembo no kurya kuri kiriya giti cy'ubugingo ni abanesheje. Reba ikigeragezo ufite urwane nk'uko Kristo ashaka kurwana. Reba ingorane ufite urwane nk'uko Kristo ashaka kurwana. Ufate kwizera, ufate ijambo ry'Imana, ufate amasengesho, ufate indirimbo, uvange. Iyo miti irakora, iyo miti irakora maze utsinde Satani. Fata amasengesho, fata ijambo ry'Imana, fata indirimbo, iyiriza ubusa. Ihangane birakunda. Haleluya! Ihangane birakunda. Nabo dufite b'intwari barabishoboye. Niba hari uwabishoboye nanjye nzabishobora. Nge ngira principe ivuga ngo ubwo uri yabishoboye nanjye nzabishobora. Ubwo Yesaya yanesheje nanjye nzagerayo. Ubwo Aburahamu yabishoboye nzabishobora, nizere. Ubwo Dawidi yabishoboye nanjye nzabishobora. Bibiliya tubwira ngo Yohana yabonye umubare w'abantu batabarika bagezeyo, nanjye nzagerayo. Ngira kwizera ko tuzagerayo. Wirinde kugenda utambaye umwenda w'ubukwe. Nagira ngo rero nkurarikire gukizwa neza, nkurarikire kwakira Kristo ngo akubere umwami n'umukiza, kandi nkurarikire kuguma hafi ye. Hari ukumwakira, hari no kugumana nawe. Imana igufashe. Ubu wambaye umwenda w'ubukwe, ubu urawambaye muri uyu mwanya tuvugana, urawambaye. Niba utawambaye rero ubwo ufite ibyaha. Ibyo byaha byiyambure ubivemwo, hanyuma wambara umwenda w'ubukwe. Uwo mwenda udaraje wera urabagirana. Yohana yarabivuze mu byahishuwe ngo ni imirimo yo gukiranuka yabera, ntabwo ari y'abanyedini, ntabwo ari y'ababatijwe amazina ya gikristo. Ni imirimo yo gukiranuka yabera. Katugusengera Imana kubabara ushaka gukizwa, ushaka gusaba Imana imbabazi, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mwami Imana ndagushimiye, ijambo ryawe ni rizima, rizahora ari rizima. Turagushimira ko ushaka yuko twitegura ubu bukwe. Umwiteguro nuwuhe? Nukwezwa, nukwirinda ibyaha. Umwiteguro uyu mwenda turashaka kuzaba tuwambaye. Tubonye ko ibirori bitazatangira hatabayeho kureba niba babwinjiyemo, abinjiye mu bukwe bambaye umwenda w'ubukwe. Hatazagira abasohorwa, kuko bari abazaba hanze baragaragaye n'abazaba mw'imbere baragaragaye. Unesha ni uzemererwa kwinjira muri rura rurembo. Unesha ni uzemererwa kwakirwa. Unyemerere Mana, uduhe kunesha, uduhe kwihangana, kandi uduhe gutunga ijambo ryawe mu mitima yacu. Abemeye kwihana muri uyu mwanya ubahereza imbabazi. Bibiliya tubwira ngo umushinga ufite w'imbabazi ni umushinga uhora wunguka uko bwije n'uko bukeye. Utubabarire Mwami, uduhe imbaraga z'ijuru, uduhe imbaraga zikwiriye abera, uduhe gutsinda ingorane n'iz'abanesheje, uduhe kunesha. Urugamba rutukomere urwo ariko rwaba rumeze kose, ubwo wanesheje natwe tuzanesha. Ni wowe udutsindishiriza, uduha imbabazi, tuzuza umwuka wera, uduha ibyishimo by'ijuru. Urakoze Mwami, uyu mwanya turagushimiye. Abo babariye turabagushimiye, abo hari imbaraga turabagushimiye. Mu izina rya Yesu ukomeze turere mu ijambo ryawe. Tubabana mu rugo, dukora icyo usaba, dukora icyo ushaka, ko dusabye Imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina, amina, amina.